Muraho neza nanone inshuti zanjye bakunze ba YouTube channel yanjye, nitwa Dr Gasangwa Patrick. Aka kanya tugiye kuganira ku nkuru yihariye y'ubuzima, tugiye kwiga ku bibazo benshi bibaza. Hari umukunzi wacu watubaje ati kuki umugore utwite ahora yumva imbeho? Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikunze guterwa n'impinduka birumvikana ziba mu mubiri w'umugore utwite. Aho rero hari impamvu za gihanga cyangwa se zishingiye ku bushakashatsi zishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, zirimo nk'imisemburo ndetse n'uruhurirane rw'imikorere y'imyanya y'imbere mu mubiri. Ibi rero nibyo tugiye kuganira hamwe kuri ino ngingo, ku mpamvu umugore utwite agira imbeho. Turaganira ibisobanuro birambuye, mugezweho nanjye Dr Gasangwa Patrick, nkaba ndi umuganga birumvikana uvura indwara z'abagore n'iz'abana by'umwihariko n'ubuvuzi rusange. Muratega amatwi rero mwumve ino video irebe kugeza irangiye kuko ni ingenzi, ndetse turakangurira kuba bayisangiza n'abandi babyeyi batwite cyangwa bateganya gutwita kuko nabo bashobora kuba bakeneye ubu buzima. Mwibuke ariko nanone gukora subscription, mukore share kugira ngo video tubategurira n'ubutaha ntikagire n'imwe igucika. Uburyo umubiri uhinduka iyo umugore atwite. Buriya umugore atwite hari impinduka nyinshi zibera mu maraso no mu misemburo, ibyo twita hormone mu ndimi z'amahanga. Izi mpinduka rero nizo zituma haba kugabanuka k'ubushyuhe bw'umubiri cyangwa se uburyo umubiri wumva ubushyuhe bigahinduka. Imisemburo itandukanye nka progesterone iriyongera cyane. Ubusanzwe iyi misemburo ifasha mu gutuma ururenda cyangwa se imyanya uterus ihora imeze neza, ariko nanone bigira ingaruka ku mitekerereze y'ubwonko, ku bijyanye cyangwa se ku miterere y'ubwonko, ku bijyanye n'ubushyuhe. Tuzi ko ubwonko buriya nibwo buregera ubushyuhe mu cyo bita hypothalamus mu bwonko. Dore impamvu umugore utwite yumva imbeho kurusha abandi. Hari ibice nyine byihariye umubiri uharanira guha amaraso menshi y'umuntu atwite, harimo igice cy'inda itwite ubwo ni nyababyeyi. Ibiro bituma ibice nk'amaguru, amaboko n'ibindi bitari iby'ingenzi cyane kuri uwo muntu utwite bidahabwa amaraso menshi, bigatera imbeho. Bivuga ngo uyu mugore utwite igipimo cy'amaraso ajya kuri nyababyeyi kirikuba, kubera ko tuzi ko haba hakeneye intungamubiri z'umwana kandi zigenda mu maraso. Rero ko umugore utwite amaraso menshi azajya kuri nyababyeyi. Iyo ufashe n'umugore utwite usanga avuga ati numva nkonje kandi hari izuba. Si ukwibeshya, niko umubiri we uhindura uko ugenzura ubushyuhe bwawo. Hari aho rero ibi bisa n'indwara byo kumva ukonje mu gihe utwite. Ni ingenzi cyane kumenya igihe imbeho yaba ikabije, ikaba igomba kwitabwaho n'umuganga. Hari ubwo rero imbeho ishobora kuba ikimenyetso cy'indwara nko kugabanuka kw'amaraso, tubyita anemia, cyangwa zikaba indwara zifata ibihaha cyangwa se umutima. Umugore utwite rero agira imbeho cyane, akanagira isereri, gucika intege cyangwa se guhora ananiwe, agomba kujya kwa muganga. Nimba utwite ukaba ugira isereri, ugacika intege, ugahora unaniwe, jya kwa muganga barebe icyaba kibigutera. Dore rero icyo umugore yakora iyo abona imbeho mu gihe atwite. Umugore ashobora kwirinda imbeho akoresheje uburyo bworoshye. Hari ukwambara neza mu gihe cy'ubukonje, ukwifubika, hari ukugira ibyo arya bifite intungamubiri zifasha umubiri gukora neza nka fer cyangwa se iron, calcium na vitamine D. Ikindi ukanywa amazi ahagije. Kandi ibihe byose bigaragara nk'ibidasanzwe ugomba kujya kwa muganga. Nimba ubona nyine ibintu byaje nk'ibidasanzwe, jya kwa muganga. Dore inama mbagira, ibyo mbabwira cyangwa inama mbagira kugira ngo tugumye kwita ku mugore utwite. Umugore utwite buriya akwiye kwitabwaho by'umwihariko, haba ku mirire, ku isuku no mu kwirinda ibintu byamuviramo gucika intege cyangwa se kugira intege nke. Buriya none buri mugabo cyangwa se inshuti n'imiryango ikwiye kumenya ko iyo umugore atwite agira byinshi ahinduka, harimo n'imiterere y'uko yumva ubushyuhe. Kumuba hafi rero uwo mugore utwite ni ingenzi. Hari ibibazo bimwe bisanzwe bizakomeza gukunda kubazwa. Ese ngo imbeho ishobora kugira ingaruka ku mwana uri mu nda? Ese ni ryari imbeho iba ikibazo gikomeye ku mugore utwite? Ese umugore yakwifashisha ibinini cyangwa imiti y'ubushyuhe? Icyo nabagira inama cyangwa se nabwira, imiti yose igomba gutangwa n'umuganga. Ku mugore utwite ntabwo anywa imiti iboneye kwa kundi umuntu agenda akagura muri farumasi umuti. Oya, tegereza wandikwe na muganga kuko iyo miti ishobora guteza ikibazo ku mwana.
Ni byiza rero ko wanywa imiti we mugore utwite wahawe na muganga ugukurikirana. Murakoze rero cyane kuba mwakurikiranye ino video, turagushimira wowe wayikurikiye kuva itangira kugeza irangiye. Ndibaza twize byinshi ku mpamvu umugore utwite agira imbeho. Niba rero hari icyo wungukiye muri iyi video, nyamuneka fata umwanya ushyire like kuri video, ukore subscription kuri ino video, kandi wandike igitekerezo hasi nimba ari icyo utasobanukiwe, ndetse niba ari ikibazo ufite wifuza ko tuvuganaho wacyandika tukazakivugaho ubutaha. Ariko nanone icy'ingenzi, kora subscription kuri YouTube channel yanjye kugira ngo ubone ibindi biganiro bifasha ubuzima bwawe. Murakoze, mugire ubuzima buzira umuze. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone inshuti zanjye bakunze ba YouTube channel yanjye, nitwa Dr. Gasangwa Patrick. Aka kanya tugiye kuganira ku nkuru ihariye y'ubuzima, tugiye kwiga ku bibazo benshi bibaza. Hari umukunzi wacu watubaje ati kuki umugore utwite ahora yumva imbeho? Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikunze guterwa n'impinduka birumvikana ziba mu mubiri w'umugore utwite. Aho rero hari impamvu za gihanga cyangwa se zishingiye ku bushakashatsi zishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, zirimo nk'imisemburo ndetse n'uruhurirane rw'imikorere y'imyanya y'imbere mu mubiri. Ibi rero nibyo tugiye kuganira hamwe kuri ino ngingo, ku mpamvu umugore utwite agira imbeho. Turaganira ibisobanuro birambuye